mugabo Jessikizo wa Mipangu menyereye gushyira ukuri kose hanze umugabo Godfather bamuziza yuko yari amafaranga yayaka. Abo ngabo nabonye baba bakora ama space bo ntibibishije yakase bakavuga ngo barimo barakotereza yaka amafaranga ngo yo kugira ngo ashinge business ngave ko bwa nkora nyambaga kamaginga yanga kabatarayahabwa barimo baraza bakigira za nyoni nyinshi. Godfather uyu nguyu mumenyereye ku mbuga nkoranyambaga ngo wigize imana y'imihanda ku kijyanye na live cyangwa se kuganiriza abantu cyangwa kwibasira abantu ababwira amakosa n'ibyaha bagiye bakora bimwe na bimwe abaha ba nyina abarekuriye mu twasamutwe ngo yibye urufito akayabo cyangwa ibifaranga yakoteje yaka nyuma yo kubona yuko yaka yaramaze guteseka ibintu bikomeje kuba gaterera nzamba arakoteza ngo yose ngo ashobora kuba yarayakubise ikofi akayatamira. Nyamaye imihanda ikomeje kunyerera. Uyu mugabo Godfather abenshi bazi kuri murandasi, abenshi bazi mu bintu by'ama live kuri TikTok. Uyu mugabo ngo asanzwe yimirira udufaranga dore ko ngo yaka inkunga yo gufasha abandi akayishyira mu gifu cye, ariko Jessikizo wa Mipangu yavuze ati amafaranga yayaka ayo ngayo yo niwayaherana ukuri kose ndagwishyira ku karubanda. Ku kiganiro cya Jessikizo wa Mipangu kimwe akunze kwita nk'urukozasoni, niba ari urukozasoni, niba ari amagambo adakwiriye kuvugwa ntumbaze ngo ni kuri kabyindi ntumbaze mama wararaye. Jessikizo wa Mipangu akimara gusora ino nkuru avuga yuko kuri kose kugiye kujya hanze, yavuze ko atazongera kuvuga amagambo arimo ibitutsi, ariko atazabura kubwira abantu ngo bumve babandi bigize sibindeba. Jessikizo wa Mipangu kubwizo mpamvu yahereyeho burekinga ku bantu bamaze iminsi baterwa akajwiga ribi bajyana mu maboko atarayabo, agira ati byari ugutukana bakivuga ibintu bijyanye no gutukana n'ibishegu. Njye nahise numva inshuro ebyiri, njye numva kabiri ntabwo numva rimwe. Abandi rero bananiwe kumva ngo niba uri kubona bari gutambikana rero magingo ya Jessikizo wa Mipangu aragira ati mu rwego rwo korohereza ubushinjacyaha RIB sinzongera gukoresha amagambo nyandagazi, ariko uzashaka kunzamurira isukari nzamuha nyina. Jessikizo wa Mipangu ubwo yagarukaga yibasira aba Godfather n'abandi bagiye bakotereza urufito rw'akayabo yewe amafaranga atari make, nawe yaka yageze akijujuta akavuga ati se uwo Godfather wankoterezaga ibintu bimeze bite, ngo aho byageze mu 700,000 yakakaba basaba n'utufaranga ducya two kuba yakirira iminsi mikuru aryoshye ameze neza ngo bakatumwima. Jessikizo wa Mipangu tumenyereye ntabwo ajya top, yagize ati umusore wanjye yaka mugomba kumuha ku mafaranga kuko n'ubundi mwayasabye ari we mwari muyasabiye. Yaka mwana nawe yararakaye aho ari kugenda akora ibiganiro hose nk'uko mumumenyereye agenda avuga yuko cana agezeyo kamugaburira neza ahita yita iya mbere kuruta n'izamuhaye duhanga tw'ihene. Nawe yagendaga asebasebya avuga yuko uwo Godfather yamuriye urufito ruhagije adakeneye yuko azanarumugeza kuko ntago ashaka kurumuha, narurye wenyine amwihorere areke kugendera mu izina rya yaka udufaranga abantu abacucura abakora mu mifuka abasakasaka utw'iminsi mikuru. Mu bantu batazi uyu mugabo Yaka rero reka mubabwireho, uyu mugabo Yaka ni umwe mu bakinnyi ba filime hano mu Rwanda, akaba azwiho ibintu bitatu. Iyo tuvuze ibi bintu bitatu muhita mumumenye. Yaka muwabo yikundira agacupa, Yaka mwabo akikundira abagore, si ibyo gusa Yaka mwabo yumukubise igiporezo na ya mabanga yabitse yose arayaguha, dore ko ushaka umwanzi wawe amuteza Yaka mwabo akamukuramo amagambo wamugurira akabyeri akaguha amakuru yose. Yaka mwana akomeje guca ibintu hirya no hino, dore yuko uyu mwaka ugiye kurangira Yaka mwana ari trending cyane rwose. Yaka mwana twese twaramumenye, dore ko
ngo yagiye kumva urubanza rwa Muheto, tubwira uko byagenze. Urubanza rwa Muheto akirugeramo byabaye agaterera nzamba. Yavuze yuko ngo ahagera aje gufungwa, ngo akigerayo ngo yateye agatebe cyangwa atera amakamera mu rukiko hagati, atangira kuganiriza abanyamakuru, ivumbi ririrenga. Kubera yuko ubusanzwe ahaza aje gufungwa, n'ubundi baravuze ati n'ubundi ikikuzana turakizi bugiyemo. Akigera imbere ya polisi ati Muheto yazize urw'abagabo, yanyweye agacupa, yazize urw'abagabo, mu gihe abandi bo bazira urw'umunwa. Ati njyewe simeruka inzoga. Akibivuga gutya Fandese yumva umufuka utari mwiza, baba bamutaye rwakajwika. Yakamwana ku kijyanye no gusoma icupa ntiwamurenganya, dore yuko abarizwa aho bita mu Gashyokero n'uwo bita Nzovu, ngo bikundira icupa ryaho ndetse n'indangamirwa, ngo nizo zabatwaye uruhu n'uruhande cyangwa roho. Tukibabwira amateka ya Nyakabwana nako Yakabwana, tukibabwira amakuru ya Yakamwana, ubwo mwahise mumumenya neza. Yakamwana abenshi bavuga yuko nubwo ari umusitari, kandi nubwo yigera gutya nijoro akihengeka mu ifosi bugacya. Yakamwana ariko ibyo ngibyo byaba ari ubuharabitsi mpuzamahanga. Ntabwo umusitari w'igihugu nguriya ashobora kuba yarara mu ntuza, ariko igihe cyagiye kibigaragaza, nk'uko twajyaga tubibona ku mafoto yakubise inzagwa yazohereje bakabona yaraye hanze. Reka tuzashaka ni makuru kuri Yaka, tuzabaha amakuru yuzuye nimba koko ibyo bavuga ari ukumuharabika. Ngayo nguko nigiro nk'ibisanzwe. Ego rwose gahunda ni ugukanda subscribe, mukatwereka ko mudukunda, ubundi amakuru yacu tukayabahata. So hello guys, nk'ibisanzwe muratubona turimo turagenda tuba breakingira news za buri kanya. Ewana, uyu ni mugenzi wanjye, uyu niwe tugiye kujya dufatanya. Nari naramubahereza ariko nyine igihe cyari iki ngiki ngo tubanze dukoremo utuntu, abonye ko n'utuntu twakoze abantu bagashimye. So uyu ni umuvandimwe, niwe tugomba kuzajya dukorana. Reka cyane nshimire cyane abantu bakomeje kutwereka ko badukurikiye, mwebwe muri gukanda subscribe, muri gutera comment, abantu muri kunyibaza muzamenya ndacyahari ku bwanyu, ndabakunda cyane. Kuri kose ni imbere cyane.